Stories ku mbuga. Hello bakunzi ba Beka Babla, this is Stories ku mbuga. Of course ngibisanzwe as usual nicisha makeya, mukomeze mukore subscribe, share and comment, kandi mugende kuri platform zanjye acisha makeya mukore follow, dukomeze tujye tubana every single day, every single moment. So rero bundi baravuga ngo icyo uhase amaboko Imana iguha umugisha, cyangwa se iyo ukoze ikintu n'imbaraga zawe zose birangira koko ubonye umusaruro w'icyo kintu, cyangwa se uriye ku mbuto z'ibyo wabibye. So uyu mukobwa yitwa Divine, akaba ari umwe mu babyinnyi bagezweho hano mu gihugu cyacu, dore ko anaheruka noneho kwitabira Trace Award zatangwaga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri 2023 nyine, muri event yabereye hano i Kigali mu Rwanda, hariya kuri Kigali Arena. So uyu mukobwa rero yaje gutoranywa kuba yaza kubyinira umuhanzi w'icyamamare uwo nta wundi ni Diamond Platnumz, uwo bakunze kwita Gapfizi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bakunda kwita cyane, ariko ibyo byagiye bituruka kubera ko uyu Diamond Platnumz ari umwe mu bazwiho nyine gukunda igitsina gore cyane, kandi akaba anabigaragaza cyane kuko ugiye nko kureba ukoze nk'ijanisha mu myaka 3 ishize abaze kubara n'abagore bagera nko muri 5, uhereye kuri Bazari, Tanasha, Wema Sepetu bakera n'abandi benshi. Ubu ngubu uri kwibere yitwa Zucu. So uyu mukobwa rero Divine uri mu bagezweho hano mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda mu kubyina, yavuze ko ibi bihe bizahora byibuka mu mateka, ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 22 Ukwakira 2023 i Kigali habereye ibirori byo gushimira abahanzi bahize abandi muri Afrika no muri diaspora nyafrika mu bihembo bya Trace Award and Festival. Ryari ijoro ry'umunezero ku badafite ibindi bibazo, kubera ko mu mibereho yabo byabanjijwe n'ijoro ryo gusangira umugoroba wo kungurana ibitekerezo ku cyateza imbere umuzika nyafrika, ukaba ubukombe ku ruhando mpuzamahanga, nubwo hari ibicu bitutumba ko amaherezo Afrika izahabwa intebe mu isi y'umuziki mu gihe yari isigaye ireberera uko ahandi bikorwa. Ibi rero akaba ariyo byatumye nyine i Trace Award and Festival itangizwa, kandi ikarushaho gukaza umurego no kongera amafaranga baha uwatsindiye ibihembo. Ubwo rero muri BK Arena harateraniye abantu babarira nko mu bihumbi 6 bari baturutse mu bihugu bisaga 30, barimo abahanzi 50. Umuhango watamukaga imbona nkubone ko nsakaza amashusho ya Trace TV yizizaga imyaka 20 itangiye guteza imbere umuziki ufite imizi muri Afrika. Ibirori byo gutanga ibihembo byarebwe n'abarenga 500,000 mu bihugu 190, ko ari ikintu cyiza cyane. Uko rero igikorwa kigenda gikura kinitabirwa n'abantu benshi, cyangwa se giterwa inkunga n'abantu benshi, niko noneho income cyangwa se ibiva muri icyo gikorwa bigenda biteza abantu imbere, bikabaha bamwe kumenyekana, abandi no kugera ku nzozi zabo. Rero ubwo iki gikorwa cyabiraga hano iwacu, uwitwa Divine wabyinnye, cyangwa se umukobwa rwose uzi kubyina hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aribwo noneho yahabwaga amahirwe yo kuza guselectingwa n'uyu Diamond Platnumz akazaba amubyinira mu gitaramo cyiwe. Ubundi impamvu ituma umuhanzi yiyambaza ababyinnyi ni ukubera ko aba ashaka ko ibintu cyangwa se stage yiwe iza kuryoha, kugira ngo abantu bataza kurambirwa. Buriya umuntu uririmba ahagaze hamwe nta dutendo, cyangwa se kera bajyaga babyita udukoryo n'ubara aho usanga bakibikoresha kugira ngo nyine azane innovation ku rubyiniro bitewe n'uwo agiye gusimbura. Ibi ni bimwe mu bituma rero abahanzi benshi bakunze kwifashisha ababyinnyi kugira ngo baze bababyinire, hanyuma ibintu biryohe bigaragarire buri umwe wese ko uyu muhanzi afite innovation iri ku rwego hejuru. Rero ku rubyiniro umuhanzi nyine wazanaga ababyinnyi byahinduraga isura, kuko n'ubaga yaranga yatagashidukira hejuru.
ubwo Diamond Platnumz yazaga kuririmba yazanye ababyinnyi 17 harimo 7 yavanye muri Tanzania ndetse n'10 yakuye hano i Kigali. Za nyungu nahoze mvuga hejuru ko iyo ugize amahirwe nyine igikorwa nk'iki kikabera hano mu Rwanda, abene gihugu nabo babigira umugisha wo gusigarana ayo kuzagura ibirayi cyangwa se ayabateza imbere, ndetse bagakoramo na fame iri ku rwego rwo hejuru rudasanzwe, kubera ko nyine baba bamenyekanye cyangwa se ushoboye n'ibyo bintu ku buryo umuhanzi ashobora kugushyira muri crew yiwe, noneho yazajya agenda noneho akaba yagutwara. Umwe mu babyinnyi rero babyinnye Diamond Platnumz w'umukobwa ari we ndi kugarukaho witwa Divine, usanzwe nyine akora akazi ndetse kakaba ari nako kamutunze. Avuga ko nyine afite ibyishimo cyangwa se yaje kubatangaza ko afite ibyishimo ko asigaranye amafaranga azasigara akoresha hano i Kigali yakuye muri Trace Award and Festival 2023 cyangwa se 2023 kubera kubyinira icyamamare cyangwa se ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo n'uyu nguyu Diamond Platnumz usanzwe yo yamanutse hano i Kigali. Imbaga atari nkeya iba yahuruye, unasanga yarifatiye kano gace ku buryo nta muntu n'umwe upfa kwinyagambura. Divine rero yagize ati njye mfite ibyishimo kuko kwisanga mbyinira Diamond, nkabyinira Jux, nkabyinira Zucu, urumva ko ari ibintu biba birenze. Abo ni abahanzi batatu ushobora gukuraho opportunities nyinshi zo kuba watera imbere cyangwa se wagira ahandi ugera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Divine yakomeje agira ati njye nabwira ko rwose ari ibintu bidasanzwe mu buzima bwanjye, kandi Divine yongeyeho nyine avuga ko ari ibintu abantu bataciriye abana intege. Nimba ubikunda ushobora kureka umwana wawe akabikora, kuko ni ibintu biba bizamugira akamaro yabyitwayemo neza kandi nawe ukabimufashamo ukamukurikirana ukajya umuha impanuro. Divine rero yakomeje agira ati njyewe ndaninga kandi abahanzi badaha akazi kuko n'ubundi birangira uburyo bigaragaje bidasa neza kuri stage cyangwa se bitaryoheye abantu kuri stage. Ni ukuvuga ko Divine n'ubundi hano yesa aprofitiraho aravuga ni muduhe cyangwa se abahanzi ashobora abahanzi baje bamuha cyangwa se batanga akaryo ku babyinnyi, kuko n'ubundi biryoshye stage ayo mafaranga akezinjira n'ubundi n'ubutaha ayo mafaranga akaba garuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero uyu yari Divine cyangwa se yari uwabyiniye Diamond Platnumz, avuga ko hari n'ibindi ahubwo bishobora kuzagira gutya ugasanga nka Diamond aramwikundiye, ariko nanone abantu bakavuga ni buriya yo uri mwiza gute Diamond, buriya iki abantu nyine ako ka Diamond ko kubateye gutyo ni kajya kabura. Ariko nanone ni byiza ko abana bacu bagera ku rwego ruri international hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bakajya bakura bimenyesha n'abandi, kuko ibizajya biza byose bizajya natwe bitugiraho ingaruka nziza. This is the cat Babla ago by the name of Shamacheya. Komeze mukore like and subscribe tujye tubana every day every single moment.